turongeye turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ya mbere idahwema kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, kandi tukabamanagingira n'imitungo yanyu. Mwebwe mufite amazu manini mwaburiye abakiriya, mwebwe mufite amazu arimo abakiriya ariko mutabona umusaruro, mutabona amafaranga, mwibaza batese amafaranga ajya hehe. Mwebwe mwese mubona umusaruro udakwiye mu mitungo yanyu itimukanwa, ni mugane Nzuri Business Group Limited tubafashe kuyamanaginga, ari nako kandi tubashakira ibyangombwa byo kubaka, gusana, ariko kandi tukanabubakira, tukabagira n'izindi nama zose ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Iyi ngiyi rero ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu. Komeza ukande subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora, kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko muri kubibona ku mashusho cyangwa se ku screen yanyu, turi kubereka inzu nziza cyane ya kadastre y'agatangaza y'akataraboneka. Ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, hafi neza n'ibitaro bya Kanombe. Iyi nzu rero ikaba ari inzu nini yubatse mu buryo bugezweho, yubakishije ibikoresho bigezweho kandi bikomeye. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine ifite stock yayo. Si ibyo gusa rero, kubera yuko iyi nzu ifite parking na jardin binini cyangwa se bihagije, bitewe nuko yubatse mu kibanza kinini gifite metero kare zigera kuri 400. Nkise kinini cyane kubera ko metero kare 100 kirenza ku bisanzwe ntabwo ari nkeya rwose. Iyi nzu rero kandi ikaba ifite annex igizwe n'icyumba twakwita ko ari nk'icy'umukozi, ikagira cuisine yo hanze ifite nayo na stock, ikagira douche na toilette n'ibindi. Iki gipangu cyose kikaba cyubakishije amatafari ahiye, ibikoresho bigezweho bya finishing kandi bikomeye cyane. Niba rero wakunze iyi nzu, nshobora kukubwira igiciro cyayo ni miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda, ariko ziganirwa miliyoni 130 ziri negociable. Iyi nzu ibasha kuba yawe rwose ukayegukana nta yandi mananiza. Rero iyi nzu ndagira nkubwire yuko wayikunze, ushaka kuyisura, wakunze se n'izindi dufite ku mbuga nkoranyambaga zacu, cyangwa se n'ibindi dufite ku isoko tuba tutashyizeho, kuko byose ntitwabishyiraho, cyane ko hari n'abanyiri mutungo batabyemera. Uramutse rero ushaka gusura imari dufite, ushaka se kugurisha, cyangwa se ushaka izindi serivisi twababwiye dutanga haruguru zo kumanaginga imitungo itimukanwa, kubaka no kubashakira ibyangombwa byo gusana no kubaka, wahamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 kabiri inshuro 3 0123. Ubwo rero ushaka kuduhamagara kuri izo nimero, cyangwa ukadusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, X cyangwa se icyahoze ari Twitter, ndetse no kuri website yacu ya www.nzuri.rw, aho ushobora gushyiraho umutungo wawe ukabona ukugurira nta wundi muntu biciyeho, cyangwa se ukahabonera imari rwose wivugana na nyiri umutungo nta wundi muntu binyuzeho. Yes, ibwo rero mu gihe waba udushaka, ushaka kuduhamagara kuri 0788 48 cyangwa se 0781 kabiri inshuro 3 0123. Komeza rero kandi subscribe cyangwa se sabone, dukomeze kubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Turabakunda cyane. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami.